titumukubitire Gasarani Kabuye tumukubitire muri point 0 ndazahageraga oya ni ideology urumva kuko ni na feri nga point 0 azirega hano ubwo mu yandi magambo Kabuye niri yaduyi twaduhonda Kabuye niri yaduyi sabarwana shaka nutugara tutoye oya Yesu tugara none se kuyu yakubiswe nakagara turakura inde uyu wakubiswe yakubiswe nakandi kagara gato suburwana shaka rika aho birasobanutse rero uyu wakubiswe ngo yakubiswe nakagara tamugwana shaka bamukubise birasobanutse iyo nje kubona urwana shaka ngo ari ruguru bamwe nabafana bakagara abandi nabafana batwirwaneho ariko si twirwaneho sinakagara akagara kemewe ni muniga ntamuririye twirwaneho wemewe nuririye ubundi usigaye hano kurumva ni umukecuru ni bafana bamara niyo n'abafana n'abafana bose okay good ibihe byiza kubakunzi bacu bakado irakoze YouTube channel shuti bavandimwe turabifuriza ibihe byiza kubakoze subscribe cyane Imana ibaho umugisha cyongeyeho turashimira abantu bakomeje kudukurikirana na comment zanyu turazibona abantu batuye ahatandukanye muri Afrika muri Amerika Australia Canada cyane abari muri gakondo sinzahwema kubivuga ndi mukubona comment zanyu abandi bazabanyandikira inbox abantu batuye za Minembwe hewana barimo kabisa hari n'abazabanyandikira bicubahiro cyane ariko bakambwira ngo nuzabona dushimira ntukazo tuvuga ngo tumentioninge mwizina so buri muntu abafite impamvu ziwe ariko ndabashimiye ubwo bari kwiyumva rero guys nkuko mubibona natewe iteka no gukorana ikiganiro nimba na afite amazina wenda menshi ariko reka nkoresha iby'umushumba kubera ko ni pasiteri ni pasiteri wasizwe amavuta n'Uwiteka ariko kandi murabizi ko ari umugwana shaka uyu ni umugabo w'intwari wanyuze mu bintu bikomeye mwese muzi so reka tumwakire yivuga kuko niwe muco nubwo mumuzi benshi ariko ngire ngo ndahuze umenywa na bose si Imana so umuco mwiza rero reka tangire yivuga dutangire ikiganiro cacu amazina nitwangira ubambaza plaisir Ngirombaza pasiteri kutarishizeho rivuge nawe anyway pasiteri rero wewe ndagukunda cyane mu busanzwe turaziranye duhura mu bitaramo cyane pasiteri uri umuntu w'iseriye cyane ugerageze wihanganije nza nyuzamo utwuntu two guseka si bibi ahubwo kurakara nizo bibi ufite impamvu kurakaza urakara kandi ufite impamvu gusetsa kibi nuko ukora ikitakuvuye ku mutima pasiteri nishimiye gukorana ikiganiro nawe naje nishimye asandi kandi wakoze kutwitaba Imana iguha umugisha asandi hagati aho reka to going to the point wabaye hehe ruguru mugahwera niho wabaye amateka ubuzima bwose ntabwo mwigeze muhindura imihana aho navukiye niho nakuriye niho nigiye niho nashakiye niho nabyariye mugahwera aho ubushize hari abanyamakuru bitwa nako bakorera kuri YouTube channel bita Ibyiza TV hari uburyo baza batembera bari abagabo sinamenya amazina yabo baba nk'abakunyuzamwo nti aha ngaha ni iwabo wa pasiteri Ngirombaza urabazi bariya cyane umwe bitwa Rugoti undi yitwa Muragisi mwarabanye turaziranye asandi pasiteri urihangana ndagenda mbaza utubazo dutandukanye ariko cyane twebwe nk'abanyamakuru tubariza abantu simbaza nka kado ahubwo tubariza population ibyo yibaza kugira ngo ibintu bigende bisobanuka siko sawa asandi hagati aho urabizi twagiye tugira ibibazo mu bwoko intambara zitandukanye ariko reka twigize hino tiduherekera kuko intambara z'abanyamurenge ngire ngo zatangira igihe caba sogokuruza pana na sogokuruza ariko tuzigize hino kuva 2017
2019 ariko hagati aho waba warinjiye mu gisoda nka ryari uwuhe mwaka? jewe ntabwo ndi umusoda, ndi umusivile, ndi umunyamurenge muri bamwe bahuye n'ibibazo cyangwa benshi bahuye n'ibibazo naje mbarimo, ariko ntabwo ndi umusoda. Ntabwo wigeze gisoda? Kera nibwo twagiye mu bwana nyine dusa n'abakikubisemo ngo buce turasoba tuvayo, ariko urumva ndi twari dufite intego ikomeye cyane ko ari ukumva gusa nyine bya bindi bya ruguru tukagenda ukwita umwaka ukagaruka, ariko nahise nsubira mu buzima busanzwe. Hari nguwe mwaka? Hari 2008. Ni kera. Wamaze yo nk'imyaka ingana? Umwe gusa. Umwe? Ariko wabaye ngugwana intambara ico gihe? Ntayo nagwanye. Ni bya bindi byo bwiraje mu muhana ubwo hari amahoro. Ico gihe haraba cyagihe cya pareko, umutekano urutangiye kuba. Ico gihe haje byitwa bya Manileo ngo buce igumino ya mbere nyine ihita yiripotinga bakora mu ngano nyine yo kwisubira muri leta. Okay. Ico gihe nabihebye. Oya ni kera. Komeza n'ishuri. Ico gihe ni gumino ya Masunzu se? Masunzu yabaye gumino. Sinza yakwezi. Abantu bamwe bazaducanga uzo ntabwo yigeze abagumino. Oya yigeze kugira cyama ce. Ngira ngo cyitwa FRF, nyuma nibwo haje kuba cyaba fande leti general makanika n'ababisogo ariyo iyo gumino. Niyo cyo gihe twabaga. Nyuma wenda amateka waba nkutunyurira mu mateka nyine wihuse, ubundi gumino niyo yatangiye kuko natwe twakuze twumva gumino. Twigwaneho yego yaje nyuma ngire ngo iryo zina. Yes. Ariko ninde wayitangiye twigwaneho ubundi? Twigwaneho y'abanyamurenge yatangiye kera. Gusa hagenda hacamwo ibya gisirikare, twirwaneho gasa n'iryamye igihe gisirikare kiturwanira, kuko ntabwo wavuze ngo intambara z'abanyamurenge zatangiye kera. Ntabwo ari intambara z'abanyamurenge, n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abanyamurenge bagiye bukorwa kuva kera. Ico gihe noneho rero habagaho abitwaga bagiriye bakabivaho baza kwitwa batwirwaneho. Okay, batwirwaneho naje kubona nyine guhera muri iki gihe nyine cy'ubwicanyi twakorewe muri iki gihe. Nabitwa ba Muzehe Uhuru nibo bara bayobozi bacu, abitwa ba Rutebuka, abitwa hari abandi bitwaga Marehemu Kadafe, abo nabo bakoraga muri iyo komite bari abayobozi. Hari abandi bitwa ba Rabani, abani nkuko nyine bari ngabo sinibuka abandi, ariko abo ni ngabo bari mu mitwe. Twigwaneho yo ntago yigeze uyibamo? N'ubu nyirimo. Oya ndavuga ukiri ruguru nyine kuvuga ngo wambara iteni uje ku mututu. Ntabwo nambaye iteni. Uko ngo ibibazo byose wahuye nabyo nk'umusivile? Yes, nahuye nabyo nk'umusivile. N'ubu ndi umusivile ariko wirwanaho cyane. Yes. Anyway, hagati aho ngo wayi pole past. Tumepo. Asante. Wayi pole kuko n'abadukurikiye ngire ngo muri kubona sinye zimwe zagiye zimubaho bitewe nyine n'ibibazo twagize, kandi twese twahuye nabyo. Ngire ngo nta munyamurenge ngire ngo utarakomeretse muri iki kibazo. Utarakomeretse, yarapfushije, utarapfushije, yaranyazwe, utaranyazwe, yaratwikiwe kuwe mu bye, yarangajwe, ni byinshi. N'abandi bahuye n'amatroma n'amaviolence atandukanye. Pastor, birashoboka ko hatunyura mu mateka make igitondo kimwe wenda mwatewe gucya mugahwera wenda bigusigira sinye bene izi ngizi? Ntabwo twatewe igitondo kimwe, kandi nta gitondo cyatworoheye. Twatewe ibitondo byinshi, twatewe imigoroba myinshi, twatewe amanywa menshi, twatewe amajoro menshi,
kandi byose byabaga bitubangamiye ariko Imana yakomeje kuturwanirira iradukoresha natwe turemera turayikorera yego ariko buriya nubwo ibyo byose byabaye hari umunsi umwe uzuza ukavuga nti noneho yego yose aba ari mibi ariko haba hari nk'umunsi umwe w'umwihariko niwe narimbajije ubundi nta gitero gito kihaba nivyo narimvuze ariko kandi nta mwanzi kuri wewe ndabivuga nta mwanzi muto waba byose byazaga bifite ubukana kandi byazaga twiteguye ko bishobora kuduhitana ubuzima twakomezaga kwikingira kwiproteja kwirwanaho ariko byose bitatworoheye ariko ku giti cyanje ibitondo nagiye mpura nabyo nibishye kuko nagiye nkomereka kenshi muri ibyo bitero twagiye duhura nabyo ariko igitondo nyine cyamereye nabi cyane cyari igitondo cyaramanywa cyari n'igihe cyane munsi ni igitondo nyine adoyi andasa nari ndashwe iryo ryari rya gatatu angeraho arahorereza umwuka urabanza ujaho ntazi ndashobora kulokalize nyuma wongera kugaruka mbona igihe baje bangiraho bakora ibyo bakoraga icyo urumva uwo munsi wari ufite ubukana bukomeye cyane ndi wari woroshe sinzi nimba nabasha gusubiza icyo wabajije yes ko turagenda tubinyura hejuru wowe ufite ubuhamya ngire ngo wanavuga amasaha 10 ariko reka tugende tubinyura byose hejuru kubw'impamvu z'umwanya wawe ariko uko ubivuze mba numva nakomeza kugwa pole gusa kuko biteye ubwoba wihangane nongeye kubivuga nizankomeza kubinyuzamwe uzikomeza uzumve ibyo turihanganye nubwo bivuga byo kumvikana utanabivuze biturimo turihanganye kuko ni wakati asante uva ruguru nyine wenda bamaze kukurasa wahise uhitira muri Kenya direct oya indege ya Croix Rouge yanjanye kuri Goma bavugwa ngo mare 2 mois bisa naho bidakunze nibwo indege yahise nzana inotena muri Kenya ko buvuze yes urumva nyine ni hano wavuriwe neza exactly hano okay yes habaye ejo bundi rero paste kuko bisanzwe ibyo byo ntitubitindaho hari video iri gutrendinga cyane ariko nsubiye inyuma mbere ntarayigeraho ibibazo twagize twatangiye twigwanaho iriya ntambara nyuma haza aba bakagara cyane wowe uri n'umupasiteri ukaba n'umuyumbe ngire ngo mbere yuko umupasiteri wari umuyumbe muri abo bakagara bamwe twabanye mu kiyumbe ni benshi kandi kuba mbivuze si ukubamamaza hari n'igihe umuntu yandika muri comment ngo se ko dukomeza kubavuga ni bene data ntabavandimwe mu maraso kuko umunyamurenge je mbifata ngaho ari umugongo umwe twese turavukana bamwe wenda navuga muranabana muri ibice bya Kasarani barimo bakabuye nabayumbe ese byatewe n'iki cyane yega impamvu zimenywa nabo ariko cyane nk'abayumbe none nk'abantu mwana mu karere hari bamwe bagiye bavuga ngo kabuye ngo yagiye aje ruhande ngo bitewe ngo nibazo yagiranye n'abachairman ibyo byose waba ubiziho cyangwa wenda ni inkuru gusa wumvira hanze naka nsubira inyuma ho ndaza gupointa no kuri ico ubajije yego ntambara twagize cyangwa ibitero twahuye nabyo bimaze iminsi ariko mbaye mugufi guhera nka 2017 nicyo gihe banamuje abanzi bacu abamayimayi niwo mwanzi twari dufite bagiye basenya imihana bica abantu basenya imihana z'indondo baramanuka n'iki cya Kamombo cyo hagati ngo bagere mu cyo hagati basa n'abahagaze iza gutangirira kandi iriya za Matanganika nicyo gihe bisha abantu abo twarimo tuvuga bakadafi n'abandi bagiye bafa hica abantu benshi babungeri barenga 20 n'imisago inka barazinyaga ico gihe nicyo gihe twagiye tuja gutabarayo
ngo dushike dusanga nyine abantu benshi mirambira cyari aho ngaho turazika inka nkeya ziracyari aho turakusanya izindi zaratemaguye ziraho zimwe zirapfuye izindi zizima izindi banyaze imitereka yari isigaye turayikusanya turayizana nanone bahise batuzi inyuma niko bagendaga basenya imihana donc bagenda basenyira imihana yose y'intambira ya Minembwe iriya yose iriya ari amashene yose donc ibitero birazunguruka bifata kiriya gice cyose iriya shene kuva hariya munani kwirumba za Biziba za Kabingo iriya kwa Gasari hakurya za Rugezi zirasenyuka noneho ikindece cyo hakurya za Gakenke za Karongi za Muriza nayo yari yakozweho bukeya ariko iza kongera kandi kubakwa guturwa ariko nyine basa n'abakubanutse baraza cyane ibitero byinshi babiremereza urumva za Rumbarana za Monye zari zimaze gusenyuka na za Gaseke ndetse na za Biziba zari zimaze gusha noneho na Gahwera baraza abariho barembera na za Kivumu zari zamaze gusenyuka na za Ruhemba barazaga baremera mu Gahwera abari ibitero birya bitero byose wumvaga byabaga mu Gahwera nuko mu Gahwera iyo byari byarasa n'ibyagoranye gusenyuka kugeza n'uno munsi iracyatuwe ariko n'Imana si twebwe nubwo yagiye ikoresha abasore bararesista ariko nanone tubikesha Imana kuko twe nta mbaraga tugira Imana hanyuma rero urumva nanone nari nsa n'uhereye hagati ariko urumva Gahwera yaje kugira ibitero byinshi na za Gashasha zarasenyutse za Kidasi aho iriya za Mibunda yose imaze gusenyuka bamaze guherera nkaza Mikenke niho impunzi zari ziri nishi ndetse kugeza ubwo baje kubaka inkambi nuko ico gihe rero intambara zabaye nishi cyo hagati kirasenyuka hasigara iriya nkambi ya Mikenke Gahwera noneho rero abariyo isigara mu mwanzi turarwirwanaho twaterwaga mu gitondo tugaterwa nimugoroba tuterwa urukerera tugaterwa ijoro isariya yose twabaga turi ku mututu turimo turasukwa turimo twicwa turimo tunyagwa bene ibyo ngibyo hanyuma rero mbaye mugufi nibwo jewe byaje kugeraho bingendera kunguko nyine nza ku bitaro ariko icyo gihe nta rindi jwi ry'umunyamurenge twumvaga risa nirihakana ubwicanyi twarimo dukorerwa yego kuko mwese mwumvaga icyo gihe abantu bose icyakora nta makuru cyane twagiraga yino kuko ntitwagiraga n'umwanya wa WhatsApp bamwe nta nizo twagiraga amatelefone ariko ntitwari dufite umwanya wo gutunga za WhatsApp kuko dufite ikindi kintu cyari kituriho buriya WhatsApp yitunga ufite disponibilité wicaye ituje utekanye yego noneho rero icyo gihe twageze ino dusanga hari abantu bazabaza ngo isi ngo twirwaneho ni gute ngo irwanya leta na icyo gihe mbaye inka icyo gihe twagiye duhura n'ibyo bitero byose tubana na leta tubana na FARDC ndetse n'inzego za leta zikorera hariya zari zigihari urumva hariya yari commune twari tugufite ababurgmestre twari tugufite abandi bakozi ba leta hariya batangaga raporo buri munsi kuko ibitero bihari abantu barimo bicwa inka zirimo zinyagwa twari muri leta aho ngaho njewe umunsi nubango narashwe gatatu kose kandi ndasirwa iwacu mu Gahwera hari ikaya FARDC ako gatatu kose umunsi wa mbere bandasa harika baranikoreye banjana ku bitaro bancisha mu ikaya abasirikare ariko abasirikare ntibigeze bakora umunsi wa kabiri ndaswa baranikoreye banjana ku bitaro turi kumwe n'abasirikare ntibigeze bagira icyo bakora kugeza ubwo nakize muri iyo turo ya kabiri turaterwa kandi njyewe nyine nigeze nigerera mu ika ya FARDC ndi kumwe n'abandi bagabo babiri turababwira ati mayingi yaje ni murasa undi barahabwa hodo barahangurwa twababwira none se ko mwaje kuturindira umutekano murumva ko mu kiri gisirikare kiturinze kiducunze bati ntibarahabwa hodo urumva rero twari tutaramenya kuko bari abamayimayi badutera bari bose badutera bakoreshwa na leta yacu kuko nimba leta iraho ari umuvyeyi
ntikurwanirire byanga byakunda ibifite gahunda muri raporo n'abakwica cyane kuko ku rugero yiswe imzeyi yaje kukurinda mu wanje ndi muri iyi nzu yes umwanzi araje arafunguye arinjiye nicaranye n'umubyeyi wanje umubyeyi ntandwanirire wamutekereza hiki kandi nkamutakira bari muri mission icyo wagisubije icyo gihe baratwangiye baraduhakanira batubwira ko badashobora kurasa aduye araza afata inka arazijana araza ashaka kuja gutwika amazu icyo gihe dufata umwanzuro twirwana turabirukana ngo tubirukane tubagejeje imbere icyo gihe leta ihita ifungura imbunda ikaza turasa mu mugongo umvise icyo kintu iyo ni leta iri mu muhanda mwirukanye umwanzi aduye yaje turayitakira yego tikoze reaction banyaze inka bisha abantu uwo munsi hahise hapfa umugabo w'abashombo wahariya muri sansi bo ni Binyamini bahise bamwica banyaga inka batwika umuhana turi kumwe na leta ngo dusubiregayo tugiye gutabara ngo turebe ko byibuze hari icyo tworamira tugejeje aduyi nkuko twayigeza hakurya amakompori nyuma ya leta za mashini gani za 12 inyuma mu bitugu turahega turahindukira duca mu wundi mucamo turagaruka mayima iragenda ariko bwarakeye agaruka cyo shatse kubwira twaragambaniwe badukiniraho umukino uteye ishavu ubabaje cyane turi kumwe nabo twita umuvyeyi nta kindi twari gukora twahisemo kwirwanaho tutabatezeho umunsi wa nyuma bandasa umunsi w'iyinga tariki 15 mu kwezi kwa 12 2019 umunsi w'iyinga nari mu materaniro baradutera ndasohoka ntangira kwirwanaho twari kumwe na leta aho adu yaraje irandasa ingeraho irahorereza ikora ibyo yakoze byose baranikoreye bancisha mwika urumva niki twari gukora twakomeje kwirwana ntambara zirakomeza kugeza uno munsi cyo narimvuze ngeze ino twasanga hari abantu bageze hano muwe mwaka ginageze hano 2020 mpasanga ngo hari abantu ariko byari bikiri bukeya buke cyane kandi bari batara bivuga cyane ku ma social media bumva bari bakicifashe abantu bakivugira hirya mu matama ariko ntibabivugiraho abantu bari kumva ngo hari abantu ariko akabato quelque fois hari umuntu yaza akakwegera basizira ntambara zatangiye gute ukamuhereza indonindo ukamuhereza amakuru yose none nta bundi butabazi ni wewe yego kuko twebwe twabanye n'amoko menshi hariya aratwanga shaka kutwangaza atwita amazina tutariyo kubwo kugira ngo batwangishe n'abandi bari mu yandi mahanga cyangwa nako bari mu yandi ma province babigeze no muri presidence babikora uko babikoraga byose bashaka uburyo bwo kutwangisha guverinoma yacu bashaka kutwangisha kiragihugu bashaka kutwangisha abanyagihugu duturanye kandi twese turabakongomani twagerageje kubisobanura uko tubishoboye nuko tubizi kandi ari nako kuri ariko hano bikomeza kuzamuka bigira intera ndende amacanwa barahabaye abavuga baravuga ariko tukabyihorera baje ubundi abo waruvuze nicyo gihe bamwe babiprogramye siza nkunda no kukavuga kaza kambihira mu kanwa bihuriza muri ako gashira hamwe ko gupinga ubwicanyi turimo dukorerwa kandi bakora ama propaganda barabyumvikanisha izo ideologies benshi zibafata babivuga kandi bakoresha n'imbaraga kugeza ubwo bagiye urona abanyamurenge ndatekereza kuko abanyamurenge benshi tumaze gupfusha jewe ntabwo bishyira mu nane gusa muri ba mayimayi harimo n'ukuboko kwa bene wacu
kuko bagiye batugambanira. Abanyamurenge benshi dufite mu mapolisi centrale Makala Demiape benshi 90% bazira kuko bavuga karengane ku munyamurenge, bazira kuko bashigikira twirwaneho. Kandi abo benshi iyo 90% 85% nabasekewe n'abandi banyamurenge. Ibyo rero turabizi kandi biratubabaza, ariko icyo waruvuze kijanye nabo ngabo mu by'ukuri igihe ari kibi ugwiza abanzi habe n'umubyeyi wawe yo kugambanira, ariko igihe cyabaye cyiza baza bagukomera amashi kandi bakavuga kuko ibyo wari urimo ari igitekerezo cyiza, wakoze umushinga mwiza, uri intwari, uri umugabo. Kubera ibihe turimo bibi cyane bishaririye umunyamurenge, twakagombye kuba dufite igice kimwe kidushogotse, ahubwo nibwo buryo twakagombye kwibumbira hamwe, tukishyira hamwe, tugahuriza hamwe imbaraga, tukababarana, igihe cyo kwishima tukishimana. Ariko ubu nyine abantu benshi baradamaraye, ko baravuga ibyo bavuga, ko baraseka, barabyibushe, barasa neza, bambaye neza, ntibumve ibyo turimo. Ni nacyo gihe buriya baza bavuga ngo guhaga nimbaro guhaga ngo kwibagize gukinga, kwibagiza gukinga, kubera ko bahaze badamaraye, baraho drone stabari hejuru. Nicyo gihe bavuga ibyo bashaka, nicyo gihe bakora ibyo bashaka, nicyo gihe bumva bo kwidamararira, bo kwidegembya uko bashaka. Nibo babo ngabo ko baravuga, ko barapfobya, ko baratuka twirwaneho, baratuka abayobozi babo. Mu by'ukuri biratubabaza ku rwego ndashobora kukubwira, sinzi nimba na pointe kuri nani yawe. Kandi hari aho ntasubije neza, nari nabanje gusubira inyuma kugira ngo mbashe byibuza kuba nkuca mu ncamake y'ibyo ngibyo, kugira ngo abantu bumve ubwicanyi twakorewe imvo n'ivano. Ntabwo nta munyamurenge n'umwe wagize uruhare rwo kugira ngo izi ntambara zibaho. Ni intambara twashoweho na leta yacu ibanje gukoresha abamayimayi, babishambuke n'abandi simbizi bari bafite imitwe itandukanye, amazina atandukanye. Noneho ngo irangize ikora ku mugaragaro. Mbere yakoraga yihishe, igakoresha bariya, ikabaha ibikoresho, ikabaha n'amakuru, kuko barazaga bakaza bahawe misiyo y'inka ziriwe, y'ukuntu tumeze, uburinzi bwacu aho buri, irondo muri make. Ariko ibyo byose twaje kubitahura kugeza ubwo banaturashe ku mugaragaro, natwe tumasha kubarasa. Yego, urakoze cyane. Umaze kumanuka nkuko wari ubivuze, abantu bamwe bagiye nyine bitambika muri ubwo buryo bw'akagara, ariko se utekereza ko impamvu ituma bo batabyumva uhereye kiriya gihe ca 2020 nico gihe waje 2020 utekereza ko ari iki cyangwa se ari iyihe mpamvu batabyumva kandi ari abanyamurenge? Ni uko utabase mu iriya Minembwe? Byatewe n'iki? Ko mbikeka, ndakeka ko byatewe no kutamenya amakuru ahagije n'amakonfusion, no gukonfusingwa n'abandi. Urumva iyo utazi amakuru wemera yo wahawe. Kandi hariya dufite bamwe bari muri mission bakoreshwa mu nyungu zabo. Noneho rero bakumvikanisha ubwicanyi turimo dukorerwa ukundi kutariko. Abantu bafite imitima yoroshe n'imitwe yoroshe bakabyumva, kandi babyumva bakabivuga babihagazeho nk'ababizi, kandi atari ko kuri. Uri kumva? Atari ko kuri. Mu by'ukuri twatangiye turaswa, binamaze iminsi barabizi. Intambara tuzo dushorwaho buri gihe, ubwicanyi tuzo dukorerwa, tuzo tubukorerwa n'abamayimayi. Yego. Uri kumva? Yego. Nta muntu utazi kuko ubwicanyi twagiye dukorerwa bwatangiye kera, bwakorizwe kera, sinone. Yego. Pastor, tuzo tureka urihangana nguce mu ijambo. Tuzo tureka kunyura ibintu ruhande bigende gucya, ibyo byonyine kibiza bivura igikomere. Tuvuze ngo bafitemo inyungu, abafitemo inyungu nyine turababona, wenda niba Kongoro n'abandi
bari ababaye nkabigira hejuru ariko se tukibaza nk'aba ngaba tubana mu muhana muri quartier igihe kimwe wakanabura na tike ukaba wanayimukubitiramo n'urugero ko turabazi turaziranye ubuzima turimo ibo wibaza ko ari iki wenda ni depression ico ni icambere cyangwa ni imikorogano gusa ya mu muhana isanzwe kuko gukira ko ntakurimwo ico co ugikuremo kuko abakize wendaga basanze sebuja gisegeti ari nabo bariyo barimo kongoro n'abandi bandi wenda ba muri Gatama n'abandi ariko saba ngabo mu muhana bo utekereza ko ari iki cyane ntabwo mu by'ukuri aba batandukanye n'abariya kuko n'umwe yego ariko kukijanye aba barakoreshwa n'abariya urumva unakurikiranye sinzi uyu musore mwavuze Kabuye unakurikiranye iwe ari mu batangije ibi ngibi bya sensibilisation yo kuvuga ngo abantu batabare cyane pe ko yigeze gucreatinga na groupe yo kugira ngo abantu batange imisanzu gukangurira abantu gutabara n'imisanzu kandi ntiyanabivuze urumva ntaramara ndagira ngo umwaka akreatize biriya by'inani urumva ni stadire hari jambo yahawe hari kipfunyika yahawe cijambo swate n'ikifaranga aba confuse baramu confusinga ahita aba detourner urumva bahita bamuhindura umutima swate hari cyo bamuhaye ariko kandi nta nashobora guhagarara hariye ngo avuge biriya byose kuko ugereranye nibyo yahawe muri uyu mwaka kuko ntiyarabisanganwa kuko yajya kubisanganwa abaratangiza nyine ideology kera intambara zitangira kurumva ariko ni mu mwaka umwe ahisa hinduka na ya groupe rayisenye yo gukangurira atuvuyemo agiye hano stadire hari ico yakiriye gishasha ico cyamuhinduye gitumya kimuteye guhamya ibitari byo kubera inyungu ziwe niyo mpamvu jewe nemezanye n'umutima kuko hari inyungu bafite bari yes usobanuye neza kabisa kandi n'abasore twese tuzi hano sinzi wenda igihe waje nimba wibukaga Galasi nawe yahereye kubana yabanje kubaha so turabazi rero Galasi twakoranye n'ikiganiro yewe twigeze gukorana ikiganiro ababaye kubitubaho vraiment so sad byari bibabaje ukabona yakozweho kandi akabibaza ashishikaye kandi ukumva afite ishaka rwose ariko dampe de jour yarahindutse aririmba ibindi hari ibyo yaratangiye aririmba asingiza abafande makanika ngo buce abara ni nawe yakuye karakana za ngo umunyamurenge umwana w'umunyamurenge sha yes abara devie abayikindi c'est-à-dire hari abantu bari korompi hari abantu bari simple kuba korompi ashobora no gutekereza kuko yondiga nyina kubw'inyungu ziwe ariko hari abandi ntibishoboka ukwiri gorofa ritonyeganyega ni ku mugabo adashobora kunyeganyezwa n'amagambo bamuponsemo cyangwe icyuhawe cyose icyo uhabwa cyo tuma utsikamira ubwoko bwawe icyo ngicyo wamize urupfu cyane wamize ikitari faranga wamize ikitari ijambo wamize urupfu ndumva kabisa ari nivyo gusengera kuko ninka wa muti bazavuga nzambyumva gucyo ngo iyo abantu bageze hanze ngo bazabibagirwa akavano ariko iyo gusezeranya ibintu yageriri yakibagirwa so urumva nabo nimba garama ari nk'ibintu basigaye batera ku bantu urumva Galasi wo mwakoranye ikiganiro muri ubwo buryo utekereza ko wenda n'abandi bazagenda bahinduka se ushingiye kuraba nubuga Yesu yaraje afira abantu kandi Satani amunyaga ifunguzo z'ubushobozi n'ubutware yari afite ariko gasigara mu isi sigara mu isi Satani yashoye intambara mu ijuru iramunanira aramanuka ngo ashike mu isi atangira kwicengeza mu bantu nubu aracyacengera mu bantu baracyari ko bagwa abantu baracyari ko bahanguka kandi Yesu yarapfiriye kandi ubutumwa bwaraje dufite za Bibiliya dufite za Okovu na za gushimisha n'ibindi nubu bariya baracyarimo bakoresha abandi abo bakabuye barayibaguye n'abandi bakigwa hari n'abandi bakigwa ko barahinduka every day ariko ntacyo bitwaye umuntu wese ahinduke uko ari kandi Bibiliya ivuga ngo wezwa akomeze yezwe uwandura akomeze yandure ariko twirwaneho turayemera kandi tuzoyivuganira umunyamurenge
ubundi ntituvugira twirwaneho tuvugira akarengane k'abanyamurenge tuvugira akarengane k'abanyamurenge impamvu tuvuga twirwaneho nuko ari abantu bahaza amagara yabo kugira ngo barwanirire ubwoko akemera akavuga ngo ndapfa akemera akavuga ngo ndabura urugingo rumwe simfite ipfunwe z'ukomeze simfite isoni simfite ikimwaro sinyikandagira ukomeze ndi fieri yukomeze kubera kuko nari nzi icyo ndimo narimo ndengera umunyamurenge habe n'uyu kabuye uvuga narimo murengera n'ubu aracyarimo avuga ngo iwabo ni murenge ngo ni umunyamurenge oro kuba uri umunyamurenge iwanya ari murenge utarimo uharwanira utarimo uhavuganira utarimo ushaka imbaraga zose zishoboka zituma iwanyu hobaho ntabwo uri umuntu ntabwo uri umuntu mwiza kurumva ubundi imurenge cyangwa tuvuge Minembwe kuko niyo centre kuru yacu kurumva ubundi umunyamurenge udafite Minembwe umunyamurenge udafite imurenge nishaka mvuge n'indondo udafite indondo udafite bibogobogo udafite bijombo udafite mibunda udafite Minembwe ho plateau na moye plateau ninko umwami cyangwa umutware udafite kashe kubura umunyamurenge udafite Minembwe udafite imurenge ninko umwami waraye ntakashe yararanye undi cyane tugana ku musozo wenda kabuye cyangwa se bano basore harabuzi wenda bigeze kubiriya kabuye mumenye hano namenye hano n'aba bandi bose benshi ariko ndabavuye wenda mu Minembwe kuko urumva nje uranze ngirengo wenda n'abavyeyi twe turi abanyerundo ariko nkeka ko nta muntu wavuye ngari yagucya muco hari ya hose wahindutse cyo ntawe ndumva urabona urugamba twashowemo rwagiye rutuma abantu bamenyana hari abantu bari basanzwe ino yego bemera ubwicanyi turimo dukorerwa babwumva pe banasenga Imana bakanandika ku binyamakuru ku matwita n'ibindi baragaragaza akarengane hari n'abandi batabayira ruguru babaye confused babamenamwe ibintu nibo bavuga ibingibi hakaba n'abandi bavuye ruguru bava ruguru bahunze kandi bazi ico bahunze ngo bashikino nabo bamwe baratamikwa batangira kuvuga ibintu ntawamenya ariko kandi buriya umuntu iyo yahunze umuntu iyo yagize ubwoba azavuga ibitari byo azavuga n'ibyo atazi azavuga ibintu nyine byose bitagize kuko n'ubundi buriya turimo amakategori menshi turimo nyine abangaba banamuje turimo n'abandi bahunze ariko bariya bahunze hari igihe wenda ntabanenga kuko hari n'igihe batanze umusanzu Imana ibaha umugisha hari n'abandi baje barwaye kubera izo mpamvu baraza hari n'abandi nabo bagiye bakikishwa n'ababyeyi bakabohereza ifaranga ngo nibacike bava iyo ngiyo abo nabo barahari sinzi ibyo baza bavuga ariko umuntu wicaye hano uhimbirwa inkuru agapompamo ibintu akavuga ubwoko nabi akadeturuna akadevya ijambo akagambanira ubwoko barahari cyakoze aba babaye determine kandi barazwi kandi nzantekereza ngo uyu muntu yanapaganye cyane akanamuza burya abaforoderi nibo babi cyane nibo babi uko buriya simfite ubwoba bwa Kabuye azokizwa dufite abantu benshi hano baza bavuga ngo nibatwirwaneho abandi ngo namadubu abandi ngo namadubukazi ariko niba abandi ntiyo kwemera ko umugabo we batabara ntiyo kwemera ko umwana batabara nuwohereje umwana wiwe nako ntawamwohereje n'umwana wagiye arashaka inzira zose yo mukurayo iyo umwana yaje arabishima abo nabo buriya n'umusanzu ugasanga ni bya bindi nyine nana utanga nibambone ubundi mon frère uyu musanzu twebwe iri haruguru tu considera ka 20% y'ubutabazo cyane urumva ubundi gikenewe cyane
n'ubutabazi physique. Yes, ni navyo general makanika yavuze effectif. Twebwe yego. Hari nabandi bavuga kuko ari batwirwaneho bavuganira twirwaneho kandi bakandika cyane ariko atokomera ko umwana wibagenda. Ubundi yafande leti general makanika yaravuze ngo umuvugizi umuntu uvugira twirwaneho tuzi nuwavugira isasu kuyumba nuwavugira isasu mu gahwera nuwavugira isasu muri pwenzero uwo niwo muvugizi wa twirwaneho. Kandi hari n'ijambo navuze ejo bundi ariko nditekereje nsanga noriretira noriretira kuko nasanze abantu benshi bavuga ibitabarimo. Urumva nimba umuntu haguruka akavuga ngo twirwaneho ni nyeshamba n'abicanyi nibo barimo bazanira ababyeyi amapfa n'ibindi bakabivuga uko babivuga, tahatandukaniye n'umuntu wohereza ifaranga ngo acikishe umwana. Ndaho urumva uko bitanda ugasigana ndaho uwo kubita ndano hose bombi barangana. Rero icyo mbabwira abantu bagende bagira amahoro, abantu bagende bagira ituze kandi abantu bakundana. Yego. Ndetse naje no gutekereza n'ubundi Yesu igihe barimo bamukorera torture bamukubita bamugira gute yaravuze ngo mubabarire kuko batazi ibyo bakora. Yego. Uyu munsi naje kubabarira Kagara. Wakababariye? Ndakababariye ubundi ukababariye ushingiye kuki? Kababariye shingiye kuko nizeye kuko bazokizwa. Wabariye Kongoro uzohereza drone kwica ababyeyi. Kongoro azokizwa nabandi kandi nadakizwa ugazarimbuka nyine. Akon kurimbuka hazorimbuka kandi kiriho agihumeka uyu mwuka. Yes, nibatanakizwa uru rugamba ni rurangira turimo. Hazokurikira operation yo gukondane bari abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi bwacu cyane. Pastor twihuta wenda izuba ni byinshi. Nta kibazo cy'izuba kuko iriri ku babyeyi n'imvura n'amadrone. Uransubije kabisa. Wenda nyine waruvuze ngo waje kuretera ari jambo wavuze ariko subiye inyuma nyine bukeya wenda amateka urakoze kuyavuga yose. Ubushize nyine mwari nimba nabyita nk'abarwana shaka wenda abayobozi barimo n'abachairman nyuma yawo kuko nabonaga harimo ba chairman Gategeko n'abandi bose b'imihano. Ufata ijambo wagi bivuga nyine kuko n'utu video dutandukanye wambaye imyenda itandukanye. Urumva si umunsi umwe. Umunsi umwe twari mu kiriyo cha M7 undi munsi twari mu kiriyo cha Kabambe cyane Major Kabambe. Yego, ariko wabivuga n'ubundi ukapointinga ku ijambo rivuga ngo ino nta prison dufite kandi ibintu bisobanutse bitewe n'ukuntu waza ugenda usobanurira abantu mu iteraniro cyangwa se mu bari bicaye aho. Ariko wavuga ijambo ngo mugomba kubakubita kuko nico kintu cyonyine gisigaye. Twarabategereye bihagije, twarabumvishe iki nico gihe. Yewe ndetse n'abantu bicaye aho twumvaga induru nyuma habaye ejo bundi sinejo bundi ngire ngo nejo tubona umwe mu banyakagara arakubiswe. Uriya musore bita Rutare simuzi tumuzi. Yego, ariko twe tuba tubazi wenda. Yego, ariko wakubiswe na Kagara cyane azana kunda kujana na Kabuye no ku macano menshi bakunze gukorana. Bamaze kumukubita urumva bafasha ka video kawe bahuza n'ifoto ga yakubiswe. Bisa nkaho bivuga ko wenda ijambo watuye risohoye. Ariko hagati aho uwakubiswe waramwumvishe. Naramwumvise gusa simuzi sinzi nakaye yatuyemo. Yego. Ariko narabyumvise ndetse ninjoro. Ninjoro. Tabage bakohereza kara video. Ninjoro uyanti bakanohereje nabonye umusore wa gapostinze status ngo rangize ashira ifoto y'ura muhungu byose. Ndetse aza no kunandikira mu gikare arambwira ati pastor bavuzaga ngo uyu muntu ni wa mukubise. Sinamuzi sinaniriwe sinzi niyatuye. Hanyuma rero buriya hari abantu nyine bazoza bagira bakosanira iriya mu bindi babyitirira ukundi cyangwa bagira ibyo bapfa
ubyitirira ukundi. Ibyo navuze ndabisubiramo, ni ukuvuga ngo intambara turimo twakagombye kongera kandi kugira intambara yacu twenyine. Twakagombye kureka iriya ntambara tukareba amaherezo yayo. Umuntu ushoboye gutabara agatabara, udashoboye gutabara agaceceka kuko ari umusivili, agaceceka kuko ari umusivili. kandi n'umuntu wumva ko ibyo turimo ari kontre nabyo afata iya mbere. Buriya hari abagabo babiri b'intwari b'abanyamurenge, gusa umwe ni intwari mu kurengera ubwoko, undi ni intwari mu kwica ubwoko, ariko ni intwari ndavuga ariko zitandukanye ndabivuga. Urabona nka administrateur Charles Gikwerere wa Minembwe yavuye muri Canada cyane, amaze kumva niwo muntu wadutabaye adutabarana n'aba basore bamwe bigeze ukorerayo ubukwe, yakoreye ubukwe, niyo yazanye muri zijya konvwa, yaje kurikira za konvwa zaje bitaga ngo ni ba Android ba Fande Gakunzi. Yaje muri zijya konvwa, ava muri Canada yumva ngo ubwoko bwatewe, ubwoko ko buricwa, aravuga ngo simfite amahoro yo kubaha ngaha n'abari abafande Rugabo n'abandi. Urumva bara n'intwari zaje kurengera ubwoko. Haboneka n'izindi ntwari zirimo abitwa ba Munigantama. Munigantama buriya yabaye determine, iwe yaravuze ati no jewe ibi simbyumva, nawe gasiga abana biwe azaga aragenda aravuga ati no singomba kuvugira muri Amerika, ahubwo reka mbe determine. Araza ararenga, nigeze kubonera ko interview ya Kundondo. Urumva ari mu gikorwa yavuze, umugabo azavuga ikintu akanagikora. N'aba birirwa bavuga amagambo hano buriya nta abagabo. Kurumva nubwo yaje mu gikorwa kitari cyiza, ariko nanone ahagarara muri position yiwe kandi ayihagararamo. Ubu sinza aherereye, ariko yavuye iwe ntakiwe sinza hari, ariko iyavuye iwe abadetermine. Aba nabo nimba ari bakabuye n'abandi ntaza amazina n'abakongoro n'aba Fisto ndi mubana naramubonye nabakora ikiganiro. Nibagende nibabe determine bajiriye ababo, aho ndagushigikiye. Kurumva namwe muvuganira twirwaneho, mufite amacano. Kwanza ndabaza kugarukayo naho ngarukaho ndakuvuga. Turuzi wewe usengera muri Etorero, usengera muri Grace Tabernacle, usengera muri Grace Tabernacle. Hari umunsi Sheikh yari yaza gukorera imisa muri Grace Tabernacle. Oya Sheikh Umusiramu. Oya hari umunsi abayisilamu bari baza kubatira sare. Hari umunsi mwari mwaje gutira umusigiti ngo musengeremo amazi nana mafuriko yabaye muri Grace. Hari umunsi mwari mwagenda. None nimba umuyisilamu atoza utomuha mikrofone ngo avuge ibyo avuga byose, avuge misa nibindi kugatuti ka Grace Tabernacle, ni gute we uri mu Rwanda shaka uri twirwanaho ufata akana gatuti kawe, ufata gatuti kawe ukagahereza mu kibanza kitari cyo, ukagahereza umuntu kugira ngo asevye ubwoko kuko nyine nigeze mbona hano hakorera abanyamakuru nako abanyakagara bano banyakagara bakorera bakabuye. Tibikunda. Urumva rero nawe ugomba gushuha cyangwa ugakonja, ugomba kuba determine. Kuko njewe nubundi naje gukonja nakagara cyangwa gushuha naje kuguha dernier avertissement. Iyi channel yawe niyongera gukorera ni yabagwanashaka cyangwa ube determine uvuga ati njewe no désormais jewe ngiye mukagara, ubahereze urugari bavuge. Umva rero mbivuge neza nerekeye hano reka ndangize abanyakagara ariko bari kurinda ngasobanura ko gusa guhera uyu munsi ta munyakagara uzongera kuja. Haleluya, amina. Icyakabiri ibyo navuze, umugabo yigeze adusanga ahantu mu cicaro, twari twicaranye, twari twagihuriyemo twese, avuga ibintu bibi cyane kubarwana shaka kuri twirwaneho mwari na Fande General Sematama. Donc twari ahantu nyine hano mu muhana, twari twafite ikicaro runaka ariko kitari cy'ubwoko kandi kitari ni amashirika yari yaduhurije. Avuga ibintu bibi cyane, ndababara, ndunama, ndarira. Natekereje kuba nakora reaction ariko umutima
biranga ndababara cyane aho umugabo arira agatonyaza amasozo ngira bahati nta wambonye birambabaza cyane birandi umutima urakomereka petit twarakomeretse iki gihugu iyi si twayibabariyemo umuntu ufite ubwenge agomba kwifata urumva narasohotse umutima wakomeje kurwana ngomba namwegereye nkamubaza ibyo arimo avuga akabisubiramwo kandi byanaba ngombwa atagumye kubisobanura neza kuko nje mbizi nkamukubita byibuzana urusha urumva ariko nza kwiyumanganya ndabyihorera icyo nshatse kuvuga niki tugende tumenye ibihe turimo umuntu agende yimenye twirwaneho bazamuke umuntu wese ushigikira kuba twirwaneho si ugupostinga reti general makanika cyangwa ngo bageza aha ngo rwitsa kugutombe ubundi Nehemiya kiganiro cyabaye kirekire ucihanganira Nehemiya yari kuri birashoboka ko nawe yari kuri WhatsApp yarabyutse mu gitondo ngo abaza amakuru ngo se mu karere habyutse gute baramubwira ngo Yerusalemu yasenyutse ibituro byabo n'imva zasenyutse akarere kabaye matongo niko byagenze yamahaguruka aragenda atangira gusana nubwo bakomeje kumwitambika imbere bakomeje kuzana andi makurubire ariko yarubatse arasana aruzuza kurumva natwe iyo tuzutse kuri WhatsApp tukabaza ngo se iwacu habyutse gute bakatubwira ngo rwita kuko iratewe aho gahwera iratewe mikenga iratewe twarangiza tukavuga ngo abantu b'abasore bafite imbaraga akavuga ngo Imana ibarwanirire no ce n'est pas le cas kubera iki Nehemiya atahamagaye Imana ko yarayizeye kandi n'Imana yari mwizeye atahamagaye Imana ngo ngahe Imana ubarwanirire uturwanirire yarahagurutse aragenda kandi yahuye n'abamurwanya ariko yageze kuri lengo kubera ko yahagurutse kuko twebwe abasore abagabo n'abamama mama ni beza ariko nabo ndabagarukaho harakantu abavuga butumwa bakunze gukora akavuga ngo mbariza mugenzi wawe ngo umeze neza naringize ngo mvuge nanje nkoreshe iri jambo noneho uyu munsi twibwirane kandi biri kuri nane twibwirane umuntu abaza umugore wiwe mu rugo wese uri mu ruhe ruhande umugore abaza umugabo wese uhagaze mu ruhe ruhande kuko abantu barihishahishe abantu baripfundega tukimenya utwo tugara tukimenya birwanaho bamwe biyitira birwanaho cyane kandi ukabona basana bahiga ariko kandi ari babi kuko nimba utemera kuko umwana wawe utabara ntaho utandukaniye na Kabuye ntaho utandukaniye na Kongoro na kwanza pasi tukira niyo mpamvu jewe bano beruye bonyine bareruye ahubwo tubareke niyo mpamvu naje kubabarira kandi mubagendeho gahoro mubane nabo musangire musabane tibakubitwe mpagani wari wakubitwa babareke kuko nubundi naje gusanga abanebwe ni benshi uko nukuri ariko se pastor ari kintu abantu bibajije icyo cyo kuvuga ngo wenda niko kwivuguruzaga wenda n'urugero nta kibazo uremeye kwivuguruza jewe nemeye kuretira iryo jambo ariko ku mpamvu yuko uyu munsi wa none nta muntu tukikizeye kuko nuwo twita ngo turamwizeye nubu karasenga umwana wiwe icyo muzana umunsi uzobwira abana bawe ukabwira ngo se ubugicanye turimo dukorera nta contribution mutanga umugabo ngo w'umunyarwanda mu ntambara ziriya zabaye mu Rwanda buriya bwicanye bakorewe bituma abana babo benshi baje mu gisirikare abana batatu ngo baragenda ngo bashike bagwayo uwa kane ngo arazanye imbaravuye ku mashuri sinzi aho yaravuye ngo ashike isara mubwira ngo bakuru bawe n'abarumuna bawe bapfuye none ga nawe ntacyo usigarira genda nawe ufata umukingi bari barimo uwo ni twirwaneho kurumva nimba tugomba kwemera gupfa kugira ngo tubeho kandi kubaho kwacu suko turi Nairobi kubaho kwacu nuko turi Minembwe habe n'uwapfuye azira ibingibi aracyariho yego kuko nimba icyo yazize kigihagaze nubu kikirimo gikora iwacu harahari kuko nubundi tugomba kwitanga kugira ngo twikure muri aka karenganure muri aka karenganure plita kurumva
abantu benshi baraseseye barihishahishe ariko ntibakunzi wabo ntibakunze twirwaneho nukubivuga gusa habe n'abatanga imisanzu bagomba kugera ku rwego rwo kuvuga ngo duhagarike tugende no presence yacu nayirakenewe uri kumva donc umuntu agenda abaze umuntu wese agenda abaze mugenzi we begeranye mubaze ngo se uwo gushaka yo gusanga yo gusanga mu Kagara cyangwa yo gusanga muri twirwane ubarizwa he abanye comment hano dukurikiranwa n'ibihumbi umuntu wese wumva ikiganiro abaze mugenzi we ngo se wewe ubarizwa mu nzu mwicaye kandi ubarize so ubaze urumuna wawe ubaze mukuru wawe kandi uhagaze uhagaragarisha ibikorwa nimba ari twirwaneho fata iya mbere ugende apana gutekereza nimba Kagara fata iya mbere sange Muniga Ntama ubwo abaga rero bafashe ijya mbere bano bakabuye nabandi abangaba je uwo nemera abasimbemera uwo nemera nk'umugabo nibyo natange nk'ubu aba rero bari nka pirate tawe uwo nemera ni Muniga Ntama uramwemera ndamwemera kuko icyo avuga agihagazeho ari kimwe n'abakongoro n'abandi kimwe n'abakongoro just kimwe n'abakongoro nabo babihagazemo neza yabivuze ngo jewe nkora contribution donc mu madrone ari araswari yariko avuga ngo barabajinga 80% my friend urumva ari determine yo yareruye ni napfa no twese twerure abarwana abaje kwirwanaho abagara namwe wide hanyuma basigaye ino tugabanye umunwa batabo dukeneye ngo basigara wenda tuvuga bari abagize ubwoba cyane mugabanye umunwa nimumara mutange n'umusanzu mwinshi ariko umusanzu dukeneye si wabakado umusanzu dukeneye mu banyogosenge n'uwabanyoko abantu basaza n'abantu barwaye abantu bafite amavirenabilité abantu bafite izindi shida zigaragara yego ariko tube determine twirwaneho kandi ibingibi byose bizarangira twirwanira ndifite gusubira inyuma ukiraho tugana ku musohozo cyane reka du pointing to the point njewe bikurikiranye na social media ndayikurikirana wenda we bizo ndi wozitaho cyane ama TikTok IG anyway video zawe zageze ziba trend ariko cyane baragushimira bamwe baranabishigikira yewe ndore ko byari bitangiye gushigwa mu bikorwa niko kuvuga ngo mu bikore majorité y'abantu bose bagera turi tayari none ni gute wumva ko kandi wo rivuguruza ese ndakubaza mwavuze wo mwana wakwiswe simuzi imana imurinde akiri ndimo ndibaza uwamukubise sinzi icyo bapfuye nimba ari nibyo wenda by'utugara n'ibindi ko aravuga ibitandukanye simbizi rero iyo ibintu birimo bihari yabiza bivuga kwinshi wenda hariho realite ashobora kuba bararapfuye n'amadeni n'ibindi simbizi cyangwa byoba nibyo ngibyo uwamukubise ninde byanga byakunda yakubiswe n'umusore cyane uwo musore kandi uwamukubise ni umuzi kandi yakubiswe n'umusore gufite imbaraga uwo musore we turashaka abantu baje gukubitira Kagara .0 apana hano urumva twirwaneho jewe consider ni 0.0 ibi biba rero ndubishigiki none se yakubita ryo tubakubitire .0 si hano yo kubitwa n'umusaza oya pastor kurabisobanura wenda nka neza mbese ra jambo washaka kubwira abantu uti mugende tuje kubahondera mu rwitsa kuko apana hano kuko Akagara ko kuri media kurumva Akagara ko muri media tikosenya Akagara ko tikona senya umuntu muzimurino uzi cyo gukora kurumva buriya Kabuye titumukubitire maje titumukubitire Gasarani Kabuye tumukubitire muri .0 ndazahageraga oya ni ideology kurumva kuko ni tukubita na feri nga .0 azirega hano ubwo mu yandi magambo Kabuye niri yaduhitwa duhonda Kabuye niri yaduye uyu Kabuye tumureke uyu nguyu ni unanga gukoresha nani imvugo nyandagazi se oyivuge urumva uyu Kabuye navuga urahanga ko ari nkicuka ni icuka nka stat just ni igicucu muri maki ni nkuko kuko ibyo avuga hangaha byohindura
uwo hindurwa n'umuyaga. Ariko pastor buri ijambo riba ryagiye riba rigeze kure. Kurumva kandi impamvu navuze iryo jambo n'abakurikira iki kiganiro wenda impamvu navuze iryo jambo bari mu mugambi wabo wo kubikora n'uyu munsi kurumva n'uyu munsi wo risubiramo nyine umuntu ushobora kunsanga aho ndi akavuga nabi twirwaneho akavuga nabi agatuka twirwaneho agatuka donc agapfobya buriya bwicanye cyangwa kantukira General Sematama wahagaze muri uriya mukingi sinomworohera kurumva ariko kandi jewe mfite umurenganzira bwo kumwatakinga kuko jewe icyo nakoze nubwo ntihamya cyane ko wakoze gikomeye cyangwa nkaho nagisoje tone ngubwire ntacyo ndakora kuko iyo uvuze ngo warakoze nubundi uwakoze ni uzukora kandi uwakoze agakomeza gukora ni uzugera kunani urumva rero ntabwo ugomba gukora ngo utekereze kuko wakoze mu buryo utazongera gukora iyo watanze sadaka niyinga uzutekereza kuko kuno kindi cyumwe ugomba gutanga sadaka jewe hano ubu ngubu si ntambaraga mfite wenda zo gukora ibikomeye cyane ariko mfite imbaraga kurumva kubera kuko nzi icyo nakoze kandi imbaraga mfite zitanga mu musanzo jewe nta munsi numwe ta kwezi nakumwe baranandika umutuku kandi paselema wenda ngo tolerance ngo kubera ko nimeze gutya ngatanga niyo mbonye ijana ndaritanga iyo ntaribonye nzamumenyesha ngo ntibyakunze ariko nkagerageza uburyo bwose nanje ngira icyo nkora so umusanzu dukeneye nuwa effectif umubare ufatika abasore ale moja mbiri mugende kandi abavyeyi umugabo azayegera umwana wiwe ngo se ibu bihagazemo gute umugore yegera umugabo ibu bihagazemo gute umugabo yegera umugore ibu bihagazemo gute buri muntu wese afata umukingi kuko bino bintu bizarangira kandi abantu benshi bazamwara kandi abantu benshi mwari muzi kuko aribo birwana bizarangira babaye abantu babi cyane kubera kuko abantu benshi baracishengeje ariko tugende twibwirane kandi mukuri no mu mwuka umuntu abaze mugenzi ngo se uhagaze ute urinde hanyuma numara kubimenya ahahagaze kuko umenye uko mubana wari wisubije uravuga ngo je umuntu amvugiye General Charles nabi sinamworohera cyane kuko jewe nzibyo akora nabandi rero barashobora kubikora majorité ya benshi bakabikora abo ngabo izo mbaraga ndashaka ngo bazizamure bazijane point 0 tibabikore paste hano turaba Genesis hano muri Kenya kandi buri akagara nubwo gahara ko si benshi uko bari kose si benshi ubu nyine isumiza kwica abarwana shaka nibo benshi kandi mu byukuri nyine bari barakaye isukari zari zazamutse abarwana shaka bari hano nani itonde impamvu mbivuga ucyo nuko wenda twe turi kumbuka abarwana shaka ndabakubwira bari hano sawa tonde bagusobanurira mu Rwanda shaka uri hano ni kajoyite mu Rwanda shaka uri hano ariko yego tonde mu Rwanda shaka uri hano ni umusaza mu Rwanda shaka uri hano umukecuru mu Rwanda shaka uri hano ni umubyeyi ufite abana adashobora gusiga w'umudamu n'ufite indwara runaka turumva chronique uwo niwo mu Rwanda shaka uri hano ariko nawe ubigaragaza akavuga abo barimo bazi kwandika abo bashobora gutanga imisanzu ariko uruziruko rwose ruraha moja mbiri ale point 0 muvanya akajagari hano mu muhanda none se niba basiga abagabandi kurva bataba twebwe niba dusiga imbaraga zacu ntituzifite hano imbaraga zacu tuzifitiriye niba dusiga hano tusigara bishima hejuru hana bakawutoba kutwishima hejuru iriya dufite imbaraga hariya ni iwacu nta kibazo si nicyo kwihanganira ni amahoro paste gahunda zari mu basore wenda ngo bakubita akagara icoco gira ijambo basi ryanyuma rito akagara kazasigara gakubitwa n'abasaza n'abagore aba basore baba bahagarikiyeho abasore umusore ni muwe babwire nyine muwe murekeye ese uyu musore we ninde ndiko baza wumve nibasha abana babo basaza wenda bari hano barahariga ko barakora iki icyo baba bakora cyose bari hano kumaki nyine mba nkunsobanurira sinagi singizi icyo baba bakora ariko nawe nyine wemva yes ni ibiki baba bakora muri iki gihe ntibagiyega bari hano
aho si asabarwana shaka sabarwana shaka nutugara tutoye oya yesu tugara none se kuyu yakubiswe n'akagara turakura inde uyu wakubiswe yakubiswe n'akandi kagara gato sumurwana shaka rika aho birasobanutse rero uyu wakubiswe ngo yakubiswe n'akagara tamugwana shaka bamukubise birasobanutse iyo nje kubona umurwana shaka ngo ari ruguru nimba yakubiswe n'umusore uri mwibana aho ni sawa okay kandi nawe bafite urabona mu byukuri ntabwo wasanga umuntu mu gikoni cyiwe cyangwa muri shambure yiwe ngo uje kumwatakinga ariko umuntu agusanze akansanga ngaha meze ukumeze akambwira ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa byakunda mbishoboye nubwo ko muganiriza kandi ntabishoboye kamwihorera kurumva bafite amachannel yabo bafite bafite harandi twabasanga kurumva ariko yaje akansanga hano akaza kunatakinga akaza akambwira ibintu n'ibindi cyangwa byakunda aba yankeneye kurumva cyane naho bariya niba barahuriye mu tubari nimba barahuriye mu tubumbu nimba barahuriye sinzi iyo bahuriye n'abafana bose bagomba kumenyana iyo ngiyo ariko ntibakazabyitirira urumva nimba bamwe bafanye Barcelona abandi bagafana Chelsea kurumva bose n'abafana byanga byakunda Chelsea ntizi ngo iriya abafana byagenze Barcelona ntibazi ngo yabyagenze gute bamwe n'abafana bakagara abandi n'abafana batwirwaneho ariko si twirwaneho sinakagara akagara kemewe ni muniga ntamuririye twirwaneho wemewe nuririye ubundi usigaye hano kurumva ni umukecuru ni bafana bamara niyo ngiyo n'abafana bose okay good nibwo kibisobanura cyane ahubwo naje nibwo nkibyumva ni mumarana nk'abafana tuba tubyumva bitugereho ariko nk'abafana kibakaza bavuga ngo hari ufanye General Sematama hari n'ufanye wenda Muniga Ntama amusange ariko ni mumarana iyo ngiyo nk'abafana tibikaza bigenda kugira ngo mwavuga ngo turaba oya mugabanye isukari takibazo umwe ahagarara mukingi wiwe abirwanaho babasange abagara babasange abantu bose bahagarare muri position zabo n'abagwana mugwane mu izina ry'ubufana yes n'abicana mwicane mu izina kibabye kuri twirwane okay ubu rero ibintu bigiye hazarani anyway turabakunda mwakoze kudukurikirana kandi ikindi congeyeho shimiye pasteri n'umushumba wacu buriya pasteri abashumze umuntu wese umukristo wese aha bari ikiganiro twakoze ikiganiro kirekire muracihanganira kandi ndizera ko nawe nubwo nyine umwanya ari muto ariko yagerageje gusobanura ibintu uko biri hagati aho pasteri ngire ngo wavuga ijambo rimwe unabasezera murakoze bavandimwe ndashimira kunda abanyamurenge nukuvuga ngo uyikoze ku munyamurenge ngira allergie singira allergie yo nariye bamwe bazabajya inyama bakagira allergie abandi bakarya sukuma bakagira allergie abandi bakagira ibishimbo bikabagwaza muri stoma mu gifu ariko izo zose jewe sinza ntacyo biza bintwara ariko iyo uvuze umunyamurenge ubukoze mu manere ubukoze mu misokoro ubikoze mu ruhu ariko kandi jewe nkunda buriya amoko yose nanga umuntu urengana habe n'umufurero uri kurenganwa n'umunyamurenge jewe no murwanirira buriya twebwe ntabwo twanga abafurero tunanga ababembe jewe nkunda ayo moko yose mwanga gusurengana twebwe twanga umuntu urengana cyangwe twanga umuntu urenganya undi nguhereza urugero sorry yes mwanga umuntu urenganya igihe nkomeretse arigihe nakomeretse twabanaga inzu yanje ni y'umufurero zari zegeranye tayari ziciye hagati abi wacu baramuzi yitwa Karemera igihe dutewe byabaye ngombwa kuko bamwe bahunga bamwe bakazahungira za mishesho abandi bagahungira mu madego abo bafurero twabanaga bahungiye mu madego twabanaga n'undi mufurero ngo Neston jewe ndakomereka narashwe n'abajenesi bene wabo abantu baza kunsura mu bitaro narimo mvurirwa mu bitaro hari ya madego bazaga kudusura bakazana udufaranga twiswara abandi bakazana maswari nyine buswari
igihe nari ntangiye gutsindagira ntera intambwe ndasohoka ndamuhamagara kuri telefone ngo naze duhure. Yari yamenye ko nakomeretse, abanza gutinya kubera kuko yari azi ko wenda hari icyo ashobora kumukorera. Ndamubwira ati we ngwino duhure nkuramutse. Ariko nyine kubera kuko hari ukuntu yaranzi twari tubanye aratinyuka araza ngo ashike twahuriye quelque part hirya y'ibitaro mu Nturuse. Nta kindi nari nzi ko bari mu buzima butameze neza, bari mu buhunzi. Njewe mfata ku mafaranga bari banzaniye yo kunsura, ndamuhereza nti genda ugurira abantu isukari na hereza na Pasteur Estoni nawe aburi kilo cy'isukari, kuko ndabizi ubuzima muri mu hano tibumeze neza. Urumva twebwe ntitwanga abafurero, ntitwanga ababembe, kurumva twanga umuntu wese ufite ideology yo kuvuga ngo umunyamurenge ntabeho. Yaba ari umunyamurenge ufite iyo ideology nawe tugomba kumwanga. Yaba ari umufurero ufite iyo ideology tugomba kumwanga. Yaba ari umubembe ufite ideology tugomba kumwanga. Kimwe nuko twanze umunyamurenge ufite iyo ideology n'ubundi titumukunze cyane, titumukunze pi. Yes, nimba tunirirwa na tukararana, ariko amenye ngo n'umwanzi wacu 100%. Ntahatandukaniye na Bitakwira, ntahatandukaniye na Kutumba. Uri kumva? So icyo nshaka kuvuga, tugende dukundane, tureka amacakubiri. Urugamba turimo rugiye kurangira, rugeze mu rukuca, kandi ejo ni heza ho umunyamurenge. Uyu munsi nuko gusubirana mu gutya mwamubona abantu babakomeza barabona, barasa naho babona ko dusa n'abafite faiblesse, babona ko ntambaraga dufite, ariko dufite imbaraga kuko dufite Imana. Dufite imbaraga kuko tugwanira ukuri, dufite imbaraga kuko tugwanira kubaho, kandi Imana yaturemeye kubaho. Nta Imana ntiyaduhaye, ntiyatanze ubuzima bwacu mu bandi bantu kugira ngo batumanaginge. Twebwe turi jere n'Imana. So umuntu atwatakinze tugomba kwirwana. Umuntu ndiyo gusanga muno mu wawe ngo numara uvuge ngo reka ngo sindwana ngo simbyumva ngo biki, ugomba kwirwana ukiproteja, ibindi ni hanyuma. So mugende mugira amahoro, mukundane, mushora imbaraga, abatanga imisanzu muyitange, kandi mu multiplayer. Apana guhera gusa kuri 200 miyangapi, muzamuke mugere ku rwego umuntu wacu nazoza komereka azabona ubutabazi bwihuse bwo kumuvuza. Umuntu wacu abone igikomo, umuntu wacu abone umunya, umuntu wacu abone isabune. Donc turwane mu nani yose, kuko generale ni umurage yadusigiye. Yaravuze ngo abantu ni muhinge, abantu ni mukore, abantu ni mudandaze, abandi ale mu matopo. Ababyeyi bacu nibazo bahinga bahinguke, ababyeyi bacu ni baragira bahindure. Niyo ntego gusa, nta yindi dufite twebwe. Turimo turarwanira kubaho. Abantu bave mu ducika ngiye mu tuntu n'utundi, urukurukuru n'ibindi n'ama confusion. No, bajijuke bave buzimu, bajibuntu. Hey, bamenye ubwenge, kandi ibi bihe bizarangira. Kibatekereze kuko ibi bihe bizatora, bizarangira. Murakoze. Numva twasohoreza. Murakoze nawe. Asante. Mwana gumurisha. Barikiwe. Yes.